rimwe na rimwe urukundo rudutwara nk'abasazi. Dutangiye filime yacu, ahangaha hari umugabo ari imbere y'umukobwa, ni umukozi we. Umukobwa avuye muri dushe, umugabo arifuza ko baryamana, agenda amuhatiriza, aramusatira, hati niko wanyegereye koko, ariko umukobwa agira ubwoba bwinshi, atangira kwipfumbata. Umusore aramukunda, arakomeza aramwegera, aramusatira, umukobwa akomeza guhinda umushyitsi, agira ubwoba. Umugabo arangije azamura akaboko, afata isume, atangira kumukurura. Ese byatangiye gute kugira ngo bigere ahangaha urukundo rubatware nk'abasazi? Tutangiye filime yacu, barakwereka wari umunsi umwe ahantu hamwe, hari imodoka yazaga, imodoka nziza, havuyemo umudamu ndetse n'umukozi wo mu rugo. Ageze ahangaha ni umudamu w'umukire cyane, hati reka nkubwire, inshingano zawe urazizi, umwana wanjye azava muri Amerika ejo, hanyuma ndizera ko uzamwitaho neza, mugakorana neza. Yatangiye guha inshingano umukozi. Ako kanya umukozi yinjira mu nzu, ni umukobwa mutoya uvuye mu cyaro, aje i Kigali mu kazi ko mu rugo. Barakwereka filime yacu itangiye inakomeza, nkutse kuri kumwe nanjye papa romantike nk'ibisanzwe. Wa mukozi rero ageze ahangaha nta kindi yakoze, yahereye mu cyumba, araza azana imitako, atangira kubyina, ati yewe data we, mbega icyumba cyiza we, mbega ahantu heza, mbega indabyo nziza zihumura neza, yo ndahakunze we. Ni ubwa mbere yarageze mu cyumba kimeze gutya, yatangiye kwikaraga nk'umwana uvuye mu cyaro ageze mu bakire. Dore icyumba, dore igitanda, mwoka byaramwe, ni igitanda gihenze cyane, kiriho zahabu. Yatangiye gusasa gake gakeya. Wibuke neza ko umuhungu wa mukecuru ngo azava muri Amerika ejo. Bidatinze ibyacu ntibitinda, bukeye bwaho umuhungu wa mukecuru yaraje, ageze ahangaha ahobera mama we, ati mama yambi, nari ngukumbuye cyane. Mama ati mwana wanjye we, yo Imana irakoze, twongeye turahuye koko, warabyibushye, wabaye mwiza cyane igihugu cyanjye. Umuhungu ati mama ni ukuri pe, nari ngukumbuye cyane, niko uzi ko rwose numvaga n'amasomo nayihorera. Kumbe umuhungu yagiye kwiga, birangiye ageze ahangaha mu Rwanda, avuye muri Amerika kwiga, asoje amasomo. Ni umwana w'umukire, ni umuherwe, ni umumiliyoneri. Dore inyubako, ni etaje, ni inzu y'akataraboneka, inzu ihenze. Wa musore amaze kugera mu rugo, yaje ahangaha aricara. Umukozi arahamagarwa yihuta, hati ngwino ahangaha, umushyitsi yaje. Ageze ahangaha ni umukobwa, hati rwose ni karibu cyane. Hatari mbitabye, nari ndi mu cyumba hejuru nyine ndimo gusasa. Wa musore rero agikubita amaso umukobwa, reba ukuntu yamwitegereje, yaramubonye, arumirwa, abona ni mwiza cyane, aramurangarira. Yewe data we, dore amaso akunda. Yahereye hasi arazamura, kunda, ku maboko, mu gatuza, yewe data we, mu isura. Dore umukobwa aracanye, aramurika. Ni umukozi wo mu rugo uvuye mu cyaro, ariko afite ubwiza butangaje, afite uburanga butangaje. Mukecuru nawe yarikanze, abonye umwana we yarangaye cyane, arangije aramuhamagara ati niko mwana wanjye bite, umeze neza? Umuhungu ati mama meze neza, nari narangaye. Ati mwana wanjye ko wagira ngo rwose ufite ikibazo? Umuhungu ati oya mama, nta kibazo mfite, nyine urumva, ariko nyine mfite ibitotsi, ndifuza kujya kuryama. Kumbi mujye mureba ku ruhande hari umukobwa mama yateguriye umuhungu we, avuye muri Amerika kugira ngo azahite amurongora. Yicaye ahangaha, arangije rero wa mukozi wegenda nyine utekera umwana wanjye kandi wihute, sibyo arashonje cyane. Umukozi ati ndagiye rwose kandi ndagira vuba ndabitunganya. Nuko yavuye aho ngaho arerekeza. Twasigaye ahangaha, ariko umusore yasigaye yibaza kuri uriya mwana w'umukobwa abonye bwa mbere, akamutwara, akamurasa. Arangije n'umusore ati mama uzi n'ikindi, nanjye rero reka njye kuruhuka, numva rwose imbavu zirandya, urabona nawe nyine urugendo kuva mu ndege amasaha 10 yose, mama tuzaganira ejo cyangwa se mu kanya ninduhuka. Ava aho ngaho arigendera. Ni umusore asiga mukecuru ahangaha, ndetse na wa mugeni bamuteguriye arigendera. Abonye umukobwa yumva aramukunze. Bibaho cyane ukabona umuntu ukumva uhise umukunda ari ubwa mbere ukimubona.
dore fiyanse. Ati sheri, hanyuma rero nyine ugende uryame neza tuzaganira ejo. Umusore ati rwose bayi. Filime yacu itangiye inakomeza. Bukeye bwaho rero barakwereka wa mukobwa yari mu cyumba yicaye ari atekereza, nawe agiye kubona wa musore amusanze mu cyumba, nuko yinjiyemo. Ntago bari baziranye ariko nyine yamubonye yumva agatima kararihareha. Hageze aha ngaha n'ubundi yarongeye amukubita akajisho. Ati niko amakuru yawe? Ati mu by'ukuri rero ejo watetse neza pe, byari biryoshye. Niko wigiye guteka? Umukozi ati oya rwose ntago nabyize, ariko nyine mama hari ukuntu yampaga amasomo akanyerekera nyine nuko ndabimenya. Ati ni mama wawe? Ati shama rero yabyaye neza, ni ukuri pe uzi guteka kandi narakubonye nyine uritonda cyane. Turakoze cyane, ni ukuri urakoze cyane. Wumve umusore atangiye kugenda agateramo gake gakeya, yakomeje kumwitegereza. Ati hanyuma se nyine bakwita ngo iki? Ati nitwa nyine Jacqueline. Ati Jacqueline rero uri umukobwa mwiza cyane w'akataraboneka, ukomereza aho ngaho. Arangije arigendera asiga umukobwa aha ngaha, ariko agihindukira arongera yitegereza umukobwa. Burya amaso akunda ntayobekana. Yanze kumukuraho amaso. Umukobwa agira ubwoba, atangira kureba hasi, agira amasonisoni. Ati we data, ariko si ubundi koko buriya harandebikira kuki ari kunyitegereza cyane? Umusore arangije ava aho ngaho arasohoka asiga umukozi aha ngaha. Umukozi yatangaye, yumiwe kubona umusore uvuye muri Amerika akamukunda. Arangije yaje aha ngaha aricara atangira kwisetsa, atangira kumwenyura. Baramubwiye ngo ni mwiza, ngakomereza aho ngaho. Yatangiye kwirya we data we, barambwiye ngo ni mwiza nyine. Bukeye bwaho rero yaragiye arateka neza, azana ibyo kurya. Abigejeje aha ngaha ahereza umusore. Umusore atangira kurya, ariko agikata agiye kugenda. Umusore ati Jacqueline ngwino hano. Uretse rwose kugenda. Jacqueline aragaruka. None se wansukiye amazi? Aza kumusukira amazi. Byose ni kugira ngo nyine umusore akomeze yirebera umukobwa, anamwegere gake gakeya. Kandi afite fiyanse mukecuru yamuteguriye kuva muri Amerika no mu Rwanda. Afite umukunzi, ariko mujye mureba burya iby'urukundo ntawumenya rwose aho byerekeza. Ushiduka wakunze. Urukundo nyarukundo usanga umukire yakunze umukene, umukene nuko yakunze umukire, mbese ntago rugira imipaka. Nujya gukunda rero ntugahitemo ngo ufite amafaranga, ngo amashuri menshi, ngo urabona ngo dusengana. Oya, uzahitemo wakunze kandi nawe wagukunze. Nibyo byubaka umuryango. Batangiye kuganira. Ati yewe data we, niko uzi ukuntu biryoshye, watetse neza we, mbega ibiryo we, ati mbega ubugari we. Umukozi araseka. Hateraga urumva nyine njye nzi guteka rwose, njye ndateka nkaba uwa mbere, nta wundi urusha muri aka karere. Yatangiye nawe nyine kugenda yiha amapeti yarizamura. Ati nta wundi urusha. Umusore ati yewe ni ukuri pe ntawe ukurusha. Yarakomeje aramwitegereza. Umukozi atangira kwiryamo. Ati rero muryoherwe cyane nyine, reka ngende sibyo. Hanyuma nyine mumbwire nijoro se nze kubatekera iki? Dore umukozi bambwiye ngo ni mwiza, nawe si ukwirya yamazeyo. Abakobwa mujye mureba, ariko nyine urumva ukubwiye ngo aragukunda wese sikaba agukunze. Rimwe na rimwe hari igihe nyine aba akuryarya. Ntugahite rero umwihanga ugende rwose ufite yankunze nta kundi, reka ngende, reka turyamane. Oya, ashobora kukwangiza. Jya ubanza ushishoze, bigufata iminsi, ntukirekure kandi ntugasambane. Filime yacu yarakomeje. Tuvuye aho rero bukeye bwaho twagarutse aha ngaha. Wa musore aragiye ahamagara inshuti ye magara, yaramaze imyaka myinshi batabonana, ari muri Amerika. Barakwereka bakomeje kugenda batera story. Ati niko se ntabwo urarongorara? Niko uzi ko rwose nagiye mu mashuri nkagira ngo we wararongoye, ndetse nongora shaho ngiye mfite umugeni. Ati reka da, nta no kwirira mfite. Ati ye ariko jo, ati ubwo we nyine kutarongora muri Amerika y'abazungu rwose uje gutyo gusa. Undi ati reka nkubwire rero ngewe kurongora nzarongora umunyarwandakazi. Abazungu ntabwo nabashobora. Kandi rwose mu Rwanda hari umukobwa ngiye dukundana,
ndamufite rwose, ubu ngubu igisigaye nyine ni ukwitegura. Undi ati reka da, ati sha ntiwumva se, njye rero reka nkubwire nzarongora rwose umaze kurongora. Undi ati se ni njye ureberaho? Ati rwose niwe ndeberaho, none se urumva uri mukuru wanjye nyine uzabanza urongore. Undi ati ni akazi kawe shaho rero, ni ukwitonda muri iyi minsi ukabanza ugashishoza. Mugenzi ati yewe nibyo pe, ni ugushishoza, niyo mpamvu nyine nanjye mbigendamo gakeya. Abakobwa b'iyi minsi usanga nyine bamwe bareba ikofi, bakareba rwose ngo ese afite inzu, ese inzu afite imeze gute, ese afite imodoka, ese imeze gute. Yewe ni ukwitonda. Ni abasore bari aha ngaha baratera sitori, byose byerekeza ku rukundo. Bakomeje kuganira, ariko bakiganira wa mukozi yaje aha ngaha aza kubaseriva nyine kugira ngo abafate neza. Nuko yaje ageze aha ngaha ati nyakubahwa none se mbazane iki cyo kunywa rwose mumbwire. Undi ati ye genda unzanire ka kabyeri kanjye nakuye muri Amerika, hanyuma nzimanire umushyitsi. Ati kandi uzane n'uturahuri nyine, hanyuma rwose ndebe ukuntu yakica icyaka hariya mu cyumba hejuru. Ndatoke nta kibazo reka ngende, murakoze cyane. Ava aho ngaho yihuta ajya kuzana akayoga, ariko akiva aho ngaho dore wa musore w'inshuti y'uyu nguyu yaramurebye akanura amaso arasama, yewe data we, arahindukira arwara urukebu. Nawe ubonye umukobwa aramukunda, yarasamye hafi ururimi kuvamo, ruba karuvate neza neza. Yewe data we, arahengera ati yewe mbega umukobwa mwiza we, ati mbega umukozi we, ati niko, ati mbega umukobwa ufite uruhu rwiza we, ati ndamutereta uriya mukozi wanyu ndamutereta. Wumve umugenzi ati sharika rwose, ubu se umukozi wamutereta wajya ureka? Ubu se wabuze abakobwa ntabwo shaka ko yamutereta kuko nawe aramukunda. Ati ni ukuri kw'Imana n'ubwamenya n'umukobwa mwiza nk'uriya, ufite uruhu rwiza, utaritukuje, ukiri natirere rwose, ukuntu avuga, ukuntu ateye, ndamukunze we, mana we, mbega akana keza we. Ati niko wabingiriyemo koko, uriya mukobwa ndamukunze. Mujye mureba uwabwira ntazi ko nawe yamukunze mbere ye, ni inshuti. Hashize akanya rero babazaniye akayoga, ni akadivayi nyine. Urumva kuva muri Amerika ntabwo banywa bya bindi by'amafuro, reka da, ni inzoga zihenze za zindi zigura amadolari menshi cyane, miliyoni nk'icumi z'amanyarwanda. Yatangiye kugenda afungura akayoga banaganiramo. Umukobwa aragenda azana n'ibirahuri gake gakeya. Akigera aha ngaha nanone wa musore arongeye arahindukira akanura amaso arwara urukebu, yewe data we, ntahumbya, yasamye hafi guta inkonda. Ati mbega umukobwa mwiza we, yo mbega umwana mwiza we, mbega umubebi we. Mugenzi we yaramwitegereje abona koko byakomeye, undi ntahumbya ntakuraho ijisho, arangije aramuseka. Ntago azi ko yamukunze. Ati niko yewe data, mbega umubebi we, mbega umwana ukeye we, mbega umwana uhiye we, mbega umukobwa we. Yatangiye no kwishimamo kubera kubura uko yifata. Ati se ubu muvugishira muhere hehe se, mubwire se ko ari mwiza, mubwire se ko namukunze. Umukozi ntabyo azi, ari aho ngaho ari kugenda aseriva nyine bisanzwe. Ahindukiye asanga undi yamwitegereje. Ati ngaho nyine imuryoherwe rwose, muryoherwe. Undi ntasubiza, ati turyoherwe. Ati niko se rwose bakwita nguki, kuri mwiza cyane bakwita nguki. Ati wambwiye mwino dusangira ariko ubundi. Umukozi atangira guseka aramwenyura ati oya nyakubahwa rwose murakoze, ngiye mu kazi. Yanze no kumubwira izina kubera ko nyine na boss baramukunda. Boss arangije ati ngaho jya mu kazi nyine, jya mu kazi, mwihorere uwo nguwo rwose bari kugenda akuderanje. Ndata ariko rero rwose uze kuza hanyuma umpa agatelefone kawe. Ndati nyakubahwa rwose murakoze, ndakubwira reka njye mu kazi. Ni umukobwa arubaha, ntatukana, ntasuzugura, ntashira isoni, ntaganyira agashinga ihembere kada. Ni umukobwa mwiza warezwe, avuga yitonze. Akiva aho ngaho rero yarongera aranga, arongera arakanura.
mugenzi we arongera amurata ariko se uyu muntu koko ntago azi ko nanjye nakunze, yaje ahangaha ati niko have sha rwose have garuka garuka niko uzi ko urangara wagira ngo neza neza ntabwo uri ahangaha. Undi ati reka nkubwire sha rero uriya mukobwa ndifuza ni muri ya telefone, ni ukuri pe ngomba kumutsindira akaba inshuti yanjye nkamurongora. Mugenzi ati rero nakwihoreye, nakomeje kwihorera ariko cira birarura, uriya mukobwa ntago wamutereta ndahangaha nanjye ndamukunda, uranyumva neza? Mugenzi ati reka da nawe uramukunda? Ati sha rwose ntago wambwira gutyo, njye namukunze nawe reka kunkinisha, wese umuntu uvuye muri Amerika ubuza abakobwa. Undi ati nanjye namukunda namukunze, ahubwo itonde genza makeya uceceke. Urumva ntago byakunda. Undi ati sha waretse rwose kugenda nawe unserereza. Undi atoya reka twinywera inzoga nyine iby'umukozi byihorere, reka tunywemo. Yaramucecekesheje ariko undi byarangiye yakunze avuga ati ayasha reka nkubwire rero rwose mbwira nawe se waramukunze? Undi ati reka nkubwire rero reka tunywe inzoga ibindi tubireke tuzabiganira hejuru sibyo, waje hanga ngo tuganire none uri kumbwira by'abakobwa koko. Bakomeje kunywa akayoga, filime yacu yarakomeje. Hashize icyumweru rero twagarutse ahangaha, wa musore yaje ahangaha ari mu gitondo ari kumwe na fiance we na sheri we, mama yamuteguriye. Yavuye muri Amerika baramuteguriye umugeni, ariko ageze ahangaha yatangiye gukunda umukozi. Ese bizagenda gute, bizaherera hehe? Ageze ahangaha yaricaye yitonze nta kubagana. Umukobwa ari ahangaha nawe ni umukobwa mwiza, ari mu myanya, azi ko agiye kurongorwa n'umukire, umuherwe, umudiyasipora. Bahatanye kuganira. Ati niko none se rwose kuko utajya umvugisha kenshi nawe, uzi ko nagukumbuye rwose neza ntakubura. Undi ati sha wajya ureka nawe, none se ubundi kuko utampamagaraga, uzi ko guhamagara muri Amerika birushya, uzi ko nagukumbuye nanjye rwose nkabura uko ngira, uzi ko nagize ngo waranyanze. Ni ukuri ahubwo se mbwira none se ubu ngubu nyine dutegura ubukwe ryari? Ni ukuri mama na papa nyine barabizi ko dukundana, bumvishe waje nyine baramira ngo ubukwe se ni ryari? Nanjye mbwira ndati ubukwe se oya reka nkwereke rero ubukwe ni gake gake, reka mbanze nduhuke nyuma wenda y'amezi 6 nzakubwira tubipange. Ariko ubu ngubu mfite projet nshaka gutangiza inaha, mfite kompanyi ya telecommunication nshaka gutangira, hanyuma ibyo twabigendamo gake gake nyine. Icya mbere nuko dukundana. Barakwereka umukobwa ati okay nta kibazo basi ubwo ndabwira mama ko ari nyuma y'amezi 6, ariko nyine tubigire vuba nawe wenda dukora umurenge. Ariko se urukundo urabona ntakuze, reka nyamuneka ndifuza umwana. Bakiganira rero wa mukozi yaragarutse. Ntago umukobwa azi ko uwo yita sheri we yakunze umukozi. Ageze ahangaha nawe yatangiye kugenda ataka umukozi. Ati wa mukozi we rwose ukora neza cyane, uri umwana mwiza, hatuzi ukuntu ugira isuku noneho. Ati ni ukuri ko Imana amaze kugushima cyane, uzi ko nanjye rwose wa mukozi nkawe. Ati ukora neza akazi kawe, mu by'ukuri nta gusakurisha abantu. Ati Mana yanjye uwanyereka mama wawe warezwe neza. Umukozi ati murakoze cyane. Bakomeje kuganira ariko wa musore yanze kureba umukozi kugira ngo fiance we atamutahura akagira ngo yaramukunze. Yagiye muri telefone yubika amaso aravuga ati oya ntago ndebayo atantahura. Yakomeje guhisha urukundo, ariko burya urukundo nyarukundo ntago rwihishira, ntago waruhisha, ntago bishoboka, ruragutamaza. Umugani wa muhanzi ugasanga uyivuyemo, ugasanga mu by'ukuri nawe ukoze bimeze nk'ubusazi kubera urukundo. Rimwe na rimwe urukundo rudutwara nk'abasazi, ariko ni byiza kurugenzura. Ariko mu by'ukuri ku isi yose nta kiryoha nk'urukundo. Urukundo nyarukundo ni urwa mbere, urwimike, urugire nyambere. Burya ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Mujye mukundana nk'uko nabakunze, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko ikiruta byose ukunda umuntu wa nyawe, muzakora umuryango mukabana umukunze, utamukurikiyeho agafaranga cyangwa se ibindi byose, nibwo umuryango ukomera. Wa mukozi arangije rero yaragiye aragaruka. Ageze ahangaha ati naje rwose
undi ati niko waje se, ngaho nyine mpereza agashene kanjye. Yari amutumye agasheneti, arangije arakaza bati ngaho nyine nyambika. Ni agashene keza cyane ka zahabu. Umukobwa nawe ni umukire cyane, ni umuryango ukize. Arangije yaje ahangaha arakamwambika. Umukobwa uri ahangaha ntagira ishyari, nta nda y'umujinya afite, ntabwo rwose avuga ati ariko ubundi nkanjye iyi shenete si iyanjye. Hari igihe usanga umuntu afite ishyari shaho, ibintu byose byiza akumva byabibye, ariko buryo ntukagire ishyari. Ishyari ni ribi, rirasenya, rirangiza. Ntukifuze umugisha wundi, nawe wawe uzakugeraho ejo n'ejo bundi. Hari igihe usanga umuntu afite ishyari bikavamo kwicana, kurogana, guhemukirana, kugambanirana n'ibindi byinshi cyane. Mujye mugira ishyari ryiza, hanyuma nawe utegereze umugisha wawe uzakugeraho. Barakwereka. Wa mukobwa arangije nawe ati rero sheri reka nkwereke rero, noneho ngiye nanjye kuba ngiye mu rugo gatoya, nzagaruka ejo. Wa mukozi ati se ko wihuse, nari ntetse icyayi nyine kugira ngo nkizane mwenyine musangira agakawa. Undi ati oya ndagiye ariko nzagaruka, ndabizi uteka neza cyane, hanyuma nyine ejo ningaruka uzateka ubugari. Wa musore wa mukire diaspora yatangiye kuvuga ati niko uzi ukuntu azi guteka, ni ukuri uzaza aje gutekera. Noneho ubugari bw'eshani isosi we, yewe data we, ni uwa mbere. Fiyanse arangije ava aho ngaho arerekera. Ntago azi ko fiyanse we diaspora akunda uyu mukozi. Reka da! Ese bizagenda gute? Bizaherera hehe? Ese diaspora azarongora umukozi cyangwa se azarongora uyu fiyanse we? Filime yacu itangiye inakomeza. Twibutse kuri kumwe nanjye Papa Romantique nk'ibisanzwe. Hashize icyumweru rero twagarutse ahangaha, wa musore ari kuri mashine, ari mu kazi ke, afite kompanyi ya telekomunikasiyo ari kugenda afungura, ahamagara umukozi ati niko ndifuza ko rero wagenda ukambara neza, hanyuma tukajyana ku isoko, hari ahantu ushaka kukwereka, uzajya ujya kungurira icyo kunywa, hanyuma agenda ugire vuba. Undi ati rwose nyakubahwa nta kibazo, reka ngende nambare nyine hanyuma nze tugende. Ni umukozi. Arangije ava aho ngaho. Mujye mureba bosi agiye kujyana n'umukozi ngo kumwereka ahantu azajya agura agacupa ka byeri, ariko ngo nagende akuremo imyenda hanyuma bajyane. Ubanza agiye kumusohokana we, aho gusohokana umukunzi we fiyanse sheri mama yateguye. Filime yacu irakomeje. Ese bizarangira gute? Barakwereka rero bukeye bwaho twagarutse ahangaha. Fiyanse yaje mu rugo kureba umusore aramubura, ariko ageze ahangaha agisohoka mu nzu asanga sheri we ari kuva mu modoka ndetse n'umukozi umukozi nawe asohotse mbere avuye mu modoka. Barakwereka bari basohokanye. Dore umukobwa yagiye ahindura agakanzu. Ni umukobwa mwiza, uteye neza, ukiri mutoya, utemba itoto, ufite inzobe nziza, inzobe idahanda. Nuko yavuyemo, ariko fiyanse amubonye umutima uramurya, atangira gufureka ati niko buriya bavuye he koko? Bavuye he mo kabyarama? Rwose fiyanse wanjye, sheri wanjye avanye he n'umukozi? Yatangiye kwivugisha, abarinzi baramwumva ntibagira icyo bavuga. Aha ni mu bakire, dore abarinzi, aba bodyguard ahantu hose baba barunze. Nakubwiye umusore ni umukire, na mama we ni umukire, umuherwe. Nuko umukozi yatambutse, yaje afite n'isoni, yasohokanye na sheri w'abandi. Yageze ahangaha ntiyavugisha umukobwa, kandi ubundi baraganira. Nuko yamunyuzeho. Umukobwa nawe yaratangaye, arumirwa, atangira kwibaza, biramuyobera. Arebye imbere abona na sheri we avuye mu modoka. Nuko atambuka, dore ni umusore rwose w'igihagarara, agatuza nako ngako, ni bogari, ubwanwa buconze, amarinete, umupira n'uyu, ipantaro niyo, avuye muri Amerika. Dore umusore ni umukire, ni umuherwe. Dore iwabo inzu ni etaje, abarinzi, ababodyguard impande n'impande. Nuko atambuka intambwe ku ntambwe, ntabwo yihuta, nta kimwirukankana. Yarakize, yaramenetse, nta bintu byo kwirukanka. Usanga umuntu yirukanka yabize ibyuya yahagira. Reka da! Hageze ahangaha yaguyemo sheri ati sheri nakubuze nk'inyambira nawe rwose, ubundi ni gute ugenda utambwiye? Uzi ko naje ahangaha mama azi isaha yose, naguhamagaye nakubuze.
ndatoya mvuye ku isoko, urumva nyine telefone nayifunze, mvuye kwereka umukozi ahantu azayangurira akayoga kavuye muri Amerika. Uwo musore anywa Amerika, ntago anywa za nzoga z'inaha ngaha, reka da, ni umuherwe aratumiza icupa rimwe rikava mu ndege rikagera mu Rwanda. Ewe data we, hari abantu bakize. Bakomeje kuganira, ati none se sheri uragiye se? Uragiye? Ndati ndagiye nyine. Ndatoke nta kibazo basi ejo nzakuvugisha hanyuma uze tuganireho. Natari kushira ubundi wansuye koko, wansuye nawe ntiwaretse. Kumbi ku ruhande wa mukozi yaraje yicarana na mugenzi we batangiye kuganira. Mugenzi atari koreka nkubaze, wasohokanye na boss we muvanye hehe? Ariko uzi ko wasanga boss agukunda, nukuri aragukunda, uzi ukuntu aba kwitegereza kureba, ubanza gukunda. Umukozi atangiye guseka, ariko sha waretse koko, ankunda nkande se koko, umuntu nkuriya dogari nkiriya ivuye muri Amerika yankunda ngiye karya rugo. Umukozi hatoya nibisanzwe, avuye kunyereka nyine ahantu nzajya ngurira inzoga ze. Ndatoya aragukunda, nyamara uzabyitegereze, uzihindukiye ugiye ukuntu akwitegereza guhera hasi kuzamura, nyamara ubanza gukunda. Nukuri yo yatangiye guseka agiramo n'amasoni. Ni umukobwa. Abakobwa rwose mujye mugira isoni, murebe ukuntu nyine mwiryamo gake gake. Ariko uzi kujya umukobwa usanga rwose ameze nk'umugabo, ukamuganiriza kureba nta guseka, rwose yarashaririye. Wamureba ukagira isoni, uri umuntu w'umugabo. Oya, umukobwa nugira isoni nyine, hanyuma akamenya ukuntu nyine yitwaye imbere y'umusore, imbere y'umugabo, akiryamo ukuntu akaba romantike. Tugarutse aha ngaha rero, wa musore yasezeye kuri sheri. Hati sheri basi nahejo nukuri pe nzaguhamagara. Undi ati sheri bye, yewe mfite akazi pe, nakabaye nguma aha ngaha tukaganira, ariko nagutegereje amasaha 2, reka njye ku kazi, ndagukunda. Nuko yavuye aho ngaho aragenda n'umukobwa azi ko afite sheri. Nyamara sheri we kuva muri Amerika yikundiye umukozi, undi ntaramenya ibyo ari byo. Ese bizagenda gute? Bizarangira gute? Filime yacu irakomeje, akantu ku kandi. Uzakomeza ukurikire, uzagenda usobanukirwa. Kwibutsa kuri kumwe nanjye Papa Romantic nk'ibisanzwe. Barakwereka hashize umunsi umwe gusa, wa mukozi yaje aha ngaha avuye mu gikoni, avuye gutunganya amafunguro, hageze aha ngaha ashyira ku meza. Dore ameza ni zahabu, dore intebe ni zahabu. Umusore n'umukire n'umuherwe, ntabwo ari ukwirarira cyangwa se kwiyemera nka babandi. Reka da, harajya umuntu yiyemera ngo ndakize. Wamureba ukumirwa se nuko abyara mwe wikize iki? Dore abakire, dore ameza nakubwiye ngo ni zahabu gusa na diyama. Intebe igura nka miliyoni nk'ijana. Hageze aha ngaha asanga bamuzaniye ibyo kurya. Babanza imbuto nyine, urumva mbere yo kuzana nyine andi mafunguro. Ndetse niko se bigeze hehe? Umukozi ati rwose bigiye gushya boss, munyihanganire nyine mwe murya imbuto gusa, hanyuma ndaje n'ibindi ndabizana mu kanya. Arangije hatoya, icara tuvugane gatoya, icara tuganire. Umukozi aricara, ariko ameze nk'umuntu utishimye. Ese kubera iki? Batangiye gusangira imineke. Nyamuneka mujye murya imbuto nyinshi, abashakanye mu miryango. Imbuto ni nziza ndetse n'imboga birinda indwara, kandi bigira vitamine nyinshi zifasha umubiri, birinda kanseri, ibindi bitandukanye. Imboga n'imbuto byubahwe, ntibikabure ku ifunguro ryawe. Batangiye kurya, ariko nyine umukozi afite isoni nyinshi, ari kureba hasi. Yasohokanye na sheri abandi, ubanza ari agasoni nyine k'ukuntu sheri we yamubonye. Umusore arangije ati niko se rwose kutameze neza? Hati none se nuko sheri yari yansuye? Hatubanza wagize ngo ni ibindi, ntago mukunda rega rwose. Kumbi uyu musore ubanza sheri we avuye aha ngaha yari yamusuye. Dore umukobwa, umukozi yaramwitegereje, aramureba yarakaye. Ubanza yabonye bari kumwe agafuha, agatangira kurakara. Hati nukuri ntago mukunda uriya, urumva nyine ni mama wamunzaniye aha ngaha. Undi arangije arahaguruka, hati ndeka ngende. Umugabo aramufata ati oya, wigenda ugiye hehe? Wigenda rwose. Undi aramwiyaka ati ndekura njyewe, ndekura, ntago nkunda uramukunda, sinabonye se uri kumusoma ku itama.
wamusomye nkureba njyewe uramukunda. Undi ati oya yewe ntabwo mukunda, urumva? Ati basi nawe reka ngusome. Yewe data we yaramufashe ati nawe reka ngusome, we nkunda ntabwo mukunda uriya. Ati sibyo. Undi ati oya ndekura, uransoma se? Umaze kumusoma njyewe rwose. Yewe data we, uwo musore yatangiye gusoma umukozi kugira ngo asaranganye aringanize. Umukozi yamubonye ari gusoma sheri we, none umusore atereka nanjye ngusome, hanyuma bihuriremo nyine. Umukozi yafushye, umusore ntabwo akunda umukobwa, yabikoze ari ukurenzaho. Akimusoma rero undi yatangiye kwahagira, umutima uratitira, hati ariko wandekuye, ubundi wandekuye koko, wandekuye nkigendera. Undi ati ntabwo nkurekura. Yatangiye kumusoma ku ngufu. Umusore akunda umukozi cyane by'ikirenga, ntabwo yumva yamuhomba. Yari yarakaye, arifuza kumunezeza, agaseka. Ariko umukozi ntabwo yemera ko uyu musore adakunda fiyanse we. Yababonye bari gusomana, nyamara yaramaze kumwishyiramo cyane, niyo mpamvu yafushye. Arangije ati ndekura, yewe ndekura rwose, njye ntabwo bishaka, ndekura, ntabwo nkunda uri kumbeshya beshya wowe. Unkunda se wagenda ukamusoma, njyewe ndekura nigendere. Yavuye aho ngaho arirukanka. Uwo musore asigara ahangaha ababaye, arakaye, bitangira kumucanga. Akunda umukozi ariko na fiyanse akunda kumusura ahangaha. Bitangiye kuba intambara. Ese umusore azabyitwaramo gute? Ese azasezerera fiyanse mama yamuhaye? Bizaherera hehe? Hashize akanya rero wa musore yaragiye yicara mu cyumba cy'umukozi ku buriri bwe, aricara aramutegereza, aramurindira, yaciye bugufi. Umukozi yavuye muri dushe yihanagura, atazi ko ahangaha hari umuntu agiye kubona, abona umuntu yicaye ku gitanda cye. Ati yewe data we ndapfuye, we ndapfuye we. Niko waje ahangaha ryari? Wageze ahangaha ryari? Sohoka niyambarire rwose, sohoka ubuse, reba nambaye ubusa, ubundi waje gukura icyanga, wagiye nkiyambarira agiye. Uwo musore arakomeza yitegereza umukozi, aramukunda. Iby'urukundo burya ni amayobera. Hari igihe umuntu akunda umuntu ukavuga uti se ubundi amukundiye iki? Niyo mpamvu burya nukunda umuntu ntihakagire umuntu uguca intege ngo urabona ngo ntabwo mujyanye, ngo ni mubi, ngo arambara ntaberwa, ngo avuga nabi, ngo arahengamye. Oya, niba wakunze jya ukunda. Urukundo niko rumera. Ureba inyuma nyine hari igihe abona bitajyanye, ukavuga uti se nk'ubu koko yamukundiye iki? Kumubona bitajyanye. Ariko nyine umutima ukunda ni uwo nguwo. Umukozi ati oya rwose wasohoka, njyewe ntabwo nkunda wimbeshya beshya, njyewe kere kuri mukobwa natagaruka ahangaha. Ubu ubona ukuntu rwose wamufasha ukamusoma akanahumiriza. Oya njyewe ntabwo nkunda. Umusore ati ndagukunda, reka mbikwereke noneho ko ngukunda. Yarahagurutse arakaye cyane, atangira gusatira uwo mukozi, yambaye isume. Umukozi agira ubwoba, atangira kwikenyera kugira ngo ifate neza. Undi aramusatira ngo arifuza kumwereka ko amukunda cyane. Undi ati ntunkoreho yo data we, ntunkoreho we, utamfata ku ngufu. Uwo musore ari ahangaha yarakunze, atereka nkwereka urwo ngukunda. Ariko abantu bakuru mwirinda gusambana, ntabwo gusambana nirwo rukundo, reka da. Yafashe isume atangira kuyikurura buhoro buhoro. Undi aramwiyaka ati uretse nkwereka ko ngukunda. Ese bizarangira gute? Bizaherera hehe? Filime yacu nuko igenze, ni igice cya mbere. Ku munsi w'ejo ni igice cya kabiri. Ntuzabure cyangwa se mukererwe. Ndabakunda cyane. Wari kumwe nanjye Papa Romantike. Hasta la vista. Ciao. God bless you. Yeah.